Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba filime Urukundo rw'inzitane itambuka kuri channel yacu kandi yanyu Impanga TV. Reka ikaze abantu bashya. Niba uri mushya kwiyi channel kanda subscribe ndakwinginze unafungura inzogera kugira ngo ujye ubona filime tubagezaho mu bambere. Nkuko mubimenyereye rero iyo tubagejejeho episode nshya twe duhita tuza hano tukarebera hamwe uko yagenze tukanakira ibitekerezo byanyu, ari nako tunyuzamo tugasoma comment mwatanze kuri episode iheruka. Nge mwumva nitwa Eric, nkaba ndi muri team ibagezaho filime Urukundo rw'inzitane. Mbibutse ko iyi channel itandukanye niyo tunyuzaho filime, iyi tunyuzaho ubusesenguzi kuri filime twabagejejeho. Niba waranditse comment kuri episode duheruka, ndavuga ya 53, tujye kuzibasomera kugira ngo mumenye ko ibitekerezo byanyu tubiha agaciro. Hano rero tugiye gusoma comment, duhera ku wahereye cyangwa watanze comment bwa mbere, tukazisoma mpaka buri wese yiyumvishije. Uwa mbere rero wateye comment bwa mbere mwita Venencie Uwimana, ngo nyihangane niba ntasomye izina rye neza. Yanditse comment yagira ati I love you doctor. Doctor muri episode twasoje mu doctor ari kugira rugero inama, akaba afite like 101 na replay nyinshi zigera kuri 6. Hakaza witwa Pauline yagize ati igihe nahereye nandika sinjya mbona like, mwambabariye mukayimpa koko mumuhe like, kandi mwana nazimuhaye zigera kuri 674. Umuntu wese wamuhaye like rwose agende yigurira akantu. Tugeze ku watanze comment wa gatatu, Mukarugira Victoria yagize ati abantu mwese turi kimwe mu gushyigikira urukundo rwa Derek na Darlene, mutigeze mucika intege, mutandukana mu mpera y'iki. Nawe mwarazimuhaye zigera kuri 518. Tugeze ku wa kane ariwe witwa Sofia Uwineza, aragira ati muri abantu beza pe, ndabona mutanga like, nanjye iyo umuco ntawufashe rero nanjye mundemere ubundi twikomereze na filime yacu dukunda. Mwamuhaye nawe like zigera ku 158. Nutarayimuha rwose agende amuhe izindi. Tugeze ku witwa Mukarugira Victoria, yagarutse yagize ati abantu mwumva ko Darlene yamenya ko umugabo yamuciye inyuma mu mpera y'iki. Mwamuhaye like zigera kuri 366. Mwarakoze cyane rwose. Hari n'abakoze replay mu replay 5. Hakaza witwa Uwizeyimana Florence. Uwizeyimana Florence yanditse agira ati abantu twatangiranye iyi filime tukaba tukiri kumwe, mwampaye like nanjye nkumva ko zimera. Nawe mwamuhaye like zigera kuri 79. Hakaza witwa Mama Shell Official yanditse agira ati abantu tutarava kwizima mu gushyigikira urukundo rwa Derek na Darlene, tumenyane mumenyane rwose. Mbibutse ko muri iyi minsi tugiye gushyira hanze nimero ya WhatsApp, cyangwa nimero ya WhatsApp tugiye kujya tunyuraho tugiye muri groupe y'abakunzi ba Impanga TV, tuzajya tunyuzamo na link cyangwa tuzajya tunyuzamo amakuru y'ukuntu wabona filime nshya cyangwa n'ibitekerezo n'ibibazo byanyu muzajya muhita mubinyuza. Reka tukomeze n'uwitwa Tuyishimire Sylvie yanditse ngo disi mama Amori yarwaye grippe, disi Imana imukize, n'abandi bose barwaye Uwiteka aborohereze. Ukuri ko Imana Uwiteka aborohereze
hakaza uwitwa Deborah Nzamukosha yanditse agira ati ndakwinginze nkorera umugisha unkandire ku ifoto, wowe ubikoze Imana ihire imirimo y'amaboko yawe, amen. Mumukandire ku ifoto munamuhe like. Uwitwa noneho uzamushaka Valentine yanditse ati mwampaye like nkumva ko bimera koko. Mumuhe like rwose. Hakaza uwitwa ngo ni Black Fire, abantu mushaka ko Darlene yamenya ukuri ko Rugero yamuciye inyuma muri he, mwigaragaze. Hakaza uwitwa Penina Uwayisaba yanditse ati abantu mukunda Logan na Levier musige like. Musige like barazimuhaye zigera ku 127. Hakaza uwitwa Jessica Iradukunda yanditse ati uyu mudokita ndamukunda cyane, ari serious. Ari serious. Hakaza uwitwa Niyigena Stina yanditse ati abona ko Derek akwiranye na Darlene mumuhe like. Mumuhe like abona ko Derek na Darlene bakwiranye babana, mumuhe like. Ugira neza Marie Grace yaragize ati Mana tabara Darlene n'abandi bamama bari mu bihe nk'ibye, Imana ibarwanirire ibabe hafi. Hakaza uwitwa Igihozo Zondila mubyara wa Chanel rwose ahwi iby'indangare nyine, cyakora hano harimo isomo ryiza, abagore ntimukizere cyane inshuti zanyu. Hakaza uwitwa Uwase Sandrine yagize ati abantu mwifuza ko Chanel yamenya ko Monique ashatwara umugabo muri he. Uyu nguyu banza akomoka i Burundi. Abarundi bose turabasuhuje mukurikira channel yacu, mukomeze mukore subscribe muna sharing ku buryo Burundi bwose buzamenya iyi filime. Hakaza uwitwa Mukarugira Victoria, uyu nguyu yagarutse tunamushimira cyane n'umukunzi wacu, maje gusoma comment ze zigera muri 3. Umuntu ubona ko Darlene nakomeza kuguma kwa Rugero azahasiga ubuzima mu mpera iki. Ese ubwo mwatubabariye mukajya muyiduha buri munsi, imitima igiye tuvamo. Filime ntago twayibaha buri munsi, filime twayibaha buri munsi kandi hari abantu babanza kuyireba, byahita bivangira babandi nyine bayireba bigatuma batayireba nabo neza, niyo mpamvu tuyibaha nyuma y'iminsi 2. Ndizera ko izo comment isomye zihagije, mukomeze mukore subscribe mukore na like, ubundi nyuma ya filime tujye duhurira kuri iyi channel. Mbibutse ko iyi channel iyo tunyuze ibitekerezo tugasangira amakuru ya episode nshya tugiye kubazanira, munakoreshe ya kugira ngo n'abandi bakurikira iyi filime bayimenye iyi channel. Naho ubutaha kuri episode nshya tuzaba twabagejejeho tuyisesengura. Murakoze.